umva ntangije ijambo ngo umvira umutima wawe ngo burya imitima yacu ni isaha tuvugana ibikora iyo bwabaga ubutaruhuka ngo dukunde tubeho ntituve mu buzima mu mubiri. Itondere ibi bintu tugiye kuvugaho uyu munsi kuko ibi bintu birakureba uko waba uri kose. Icyo ni kimwe, abantu benshi turabizi umutima niwo ukwirakwiza cyangwa se upompa amaraso mu mubiri, ariko ngo burya rimwe na rimwe ngo uyu mutima ufite ukuntu twohereza ibimenyetso hanze y'umubiri by'uko ugiye gupfa cyangwa se ufite ikibazo washize. Ngo ariko se ni bangahe twabiha agaciro binabaye, dore ko benshi nta n'ibyo tuzi. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ariko humura bana nanjye untege amatwi ubundi nkubwire ibimenyetso 8 uzibonaho ukamenya ko mu minsi mikeya umutima wawe uzaba wahagaze, ubundi abagukundaga tugasigara turira ngo yo arapfuye kandi hari hakiri kare. Turi mu kiganiro menya byinshi. Ntuzirengagize ibi bintu ngiye kukubwira, ni ibimenyetso niba uzi kuri inshuti yanjye. Ukuribwa mu gatuza nicyo kimenyetso cya mbere. Burya ngo kuribwa mu gatuza ni kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko umutima wawe waba ufite cyangwa se ugiye kuzahura n'ibibazo. Ukuribwa mu gatuza kenshi bituruka ku kugabanuka kw'amaraso agenewe kujya mu mutima, kenshi biterwa no kuba imitsi y'imijyana ijyana amaraso mu mutima yaba mito biturutse nko ku bintu byaba byariyubatsemo indani bikahabloka mu mutsi indani. Coronary arteries disease niko uburwayi babwita, cyangwa se angina uko wasoma kose. Ni ikimenyetso cyumvikana ahagana mu gatuza aho wumva usa n'ubabara wagira ngo bari kuhakanda cyangwa se ukumva ngo wagira ngo uri gushya hari kwaka wagira ngo bacanyemo nk'umuriro. Nakubwiye ngo n'ugupfa wapfa. Ni ibimenyetso uzibonaho ukamenya ko umutima wawe waba uri mu kaga, kandi ibyo bikaba bivuze gusatira urupfu. Nubibona ntugire icyo ubikoraho. Twikomereze. Isesemi, kutagogora neza ibiryo wariye, kandi no kuribwa mu gifu. Icyo ni ikindi kimenyetso. Ugiye kuvuga ngo mbese abarwayi b'igifu cyangwa se abarwayi igifu, oya, subiza inyuma neza iyi video wumve ibimenyetso uko ari 3 uko mbitondetse. Nibyo mvuga hano ngo buryo by'umwihariko ku bagore cyangwa se abakobwa, aho ngo ibimenyetso ko ari 3. Ubwo ni isesemi, kutagogora ibiryo wariye, kandi no kuribwa mu gifu. Burya ibimenyetso byo kuri abo bantu b'abagore bo ni ingenzi cyane kubitindaho. Bivuga ko iyo amaraso yabaye make atembera mu mubiri by'umwihariko ajya mu gifu, ari ibintu byibasira icyo twakwita nka kushe yo hanze y'igifu. Bagore inshuti zanjye muracyahari, ubundi koko bigahita biguhereza ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima, ubwo nyine ukaribwa mu gifu. Wumve neza, hano ni kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima ndetse n'ibiganiro byiza ubikurikirana hano. Twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Hari ubwo ushobora kumva uburibwe bukwirakwira nko mu kaboko wowe ukagira ngo ni ibisanzwe, nyamara ngo burya n'uribwe ukumva uburibwe bwirundiye mu kaboko k'ibumoso. Aha, nyumva neza. Hanyuma ukumva ubwo buribwe si uburibwe gusa, ahubwo buri kujya bumanuka busa n'ubukwirakwira mu kaboko kakubayeho. Burya ngo ubu ni uburibwe bwaba bufite aho buhurira n'indwara y'umutima. Ibuka neza, ni uburibwe bukwirakwira mu kaboko k'ibumoso. Uzabyumva mu kaboko kuko uduce dushinzwe kumva uburibwe nerves mu mubiri niko twitwa nerves. Uburibwe bwo mu mutima n'akaboko ngo inzira yabwo biyihuriraho. Kumenya ko iki kimenyetso wakibonyeho ukihutira gushaka muganga, ngo bigombe kuba ari ibintu bishobora kukurokora cyangwa se kurokora ubuzima bwawe bitarakurangiriraho. Reka tuvuge ku kizungera ndetse no kwikubita hasi nk'ikindi kimenyetso cy'indwara y'umutima. Iyo amaraso atembera mu mubiri abaye make, kandi ibi akenshi bikaba bituruka ku mutima utari gukora neza. Ngo iyo abaye make ni amaraso, ni ibintu bigira ingaruka ako kanya ku bwonko. Ibi ntabwo ari ibintu biba gutyo ngo birekera aho ngaho, ahubwo ugira gutyo ukajya wumva uzungera cyangwa se ushaka no kwikubita hasi. Iki kizakubera ikimenyetso gikomeye kikurokora urupfu. Kuribwa ahagana mu ijigo ndetse no mu mihogo nacyo ni ikindi kimenyetso.
Bivuga ko twa duce dushinzwe kumva uburibwe mu mubiri akitwa vagus nerve kano ngo kari mu duhuza umutima, umuhogo kandi n'ijigo. Umuhogo uyu unyuramo umwuka, nuko ikinyarwanda gikenye ariko bawita throat mu cyongereza. Niba bimeze bityo nta gitangaza cyaba kirimo ko uburibwe bwa hamwe muri ibyo bice ko wabwumvira mu kindi gice, nta gitangaza kirimo aho ngaho. Ufite kujya kwisuzumisha umutima n'indwara ziwerekeyeho niba uhorana umunaniro. Ni ikindi kimenyetso twinjiye. Kenshi iyo amaraso adatembera neza bihagije mu mubiri kubera ko umutima wenda udakora neza ukaba utabizi, bituma umwuka mwiza wa oxygene ujya mu bice by'umubiri uba mukeya, kandi ibyo bisobanuye kunanirwa. Niyo mpamvu iyo dukora siporo twumva tunaniwe hafi gucika intege. Kuriya rero wiyumva wakoze siporo, sibyo? Kuriya wumva unaniwe niyo waba ukoze utwitozo ngororamubiri dukeya, kandi ukumva imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko ni nkeya. Iri ni idarapo ritukura ku burwayi bw'umutima. Ibi byo benshi ntimunabyitaho, ariko ngo ni ingenzi cyane ku ndwara y'umutima. Ukubyimba ahagana mu maguru cyangwa se ukubyimbirwa ahagana mu maguru, ibirenge cyangwa se ku nkokora. Ni byiza ngo kujya kwisuzumisha ukareba mu gihe hari aho wabona waba wabyimbiwe hose ku mubiri nta mpamvu ifatika yabyo ubona, kuko ngo burya bigira aho bihurira n'amaraso adatembera neza mu mubiri. Umubiri wawe nta kuba utakugize. Ubwo ibimenyetso nk'ibi dusoza, reka tuvuge ku mutima udatera neza cyangwa se utera mu buryo utamenya budasobanutse. Hari ubwo umutima ushobora gutera mu buryo utagakwiye kubuteramo, kenshi babyumvira ku majwi usohora. Ibi bituma amaraso atembera mu mubiri, ingano yayo ndetse n'umwuka mwiza wa oxygene nkererwa bitagera aho bigomba kujya cyangwa se kugera. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza umutima w'umuntu ufite ikibazo. Wenda uburyo wakumva amajwi umutima uri gusohora mu buryo bwo kwisuzuma, nimubishaka twazabikoraho ikiganiro cyabyo. Kubaho ubuzima bwawe bugenda uko bwishakiye bigomba kuba ari cyo kintu cy'ubujiji wazakoraho muri ubu buzima. Simwe n'inshuti zanjye se, wakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ukahakanda subscribe, uhita utangira kujya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Samuel Bugisha, reka tuzasubire ubutaha. Cyari ikiganiro Menya Byinshi.